witunga amafaranga atunga ubutware, kuko ufite ubutware azarya amafaranga yawe. Bisaba ubutware. Reka mpanura ubuhanuzi bukomeye naho ni muntu uzabuhanura. Icyambere, umuntu wese uri mu mujyi wa Kigali yakoze ikosa arahatura. Akora ikosa rya kabiri, afite icyangombwa cy'ubutaka bw'i Kigali. Ikosa rya gatatu, avugana n'Imana, bitse igikapu cy'amasezerano y'Imana, nta butware afite. Abyumvije? Umwana uri hirya Nyamagabe muri Shiri, uri guhendahenda Imana mu Imana ati mwana wanjye ntabwo uratakaza ibyiringiro, ndumva ugifite ubutware muri wewe, nkujyanye hehe? I Kigali. Ntabwo Imana ikorana n'indeshyo zacu, Imana ikorana n'intekerezo zacu. Haleluya. Noneho rero umuntu aruhijwe n'iki? N'ibimurimo. Kuko mwibutse ko mu muntu harimo byinshi. Ugira ngo impamvu umuntu aryama ntasinzire, yariye neza, yaryamye neza, imyenda afite ni myiza, amashuka n'umweru, arushanije nk'umutima, gitanda gishashe neza, inzu n'amakaro, inyama yaziriye rwose n'izokeje n'imbisi yahekenye. Kuki adasinzira? Afite imvi, ari umusaza uteye akabando, Imana yabona ibitekerezo bye ikabona ni nk'iby'umwana uri kuri bibero, uri konka igikoma muri bibero. Umuntu aba mu iteraniro ahari, ariko umutima udahari, uri ku myunzani, ugenda ukatuza ibiciro, ugaruza amafaranga muri kontwari, uvuga ati ni senkani, agafata ubwonko akabushyira ku isahane, akabusubizamo, akadoda, umuntu akaba muzima, amaso akayakuramo, akayashyira ahangaha, akayasubizamo kugira akamazima, amaranuko, ariko nta muganga urahagaragara ubasha kubaga umuntu ngo amukuremo ibimugoye. Dore ibigoye umuntu, umuganga ubivanamo nta wundi ni Yesu. Si ngombwa kwitukuza ngo ushyireho intuza ngo byeni ngo bya bindi basiga bimbibuto bya avoka na karoti kugira n'ibindi amatafari ahiye kugira umuntu abashe kugira ngo kuba inzobe ngo bamukunde. Oya, nashaka bigikara gisa nahangaha afite ubutware azaba ahisi dakeneye kwa. Si ngombwa ngo kwiryoshya ngo kwigira gute. Uyu muntu ufite ubutware nashake aba afite amenyo abiri mu kanwa. Ntabwo ikibazo ari ukwiga, nabyo ni byiza, ariko banza ugira ubutware. Reka mbibutse neza yuko umwana ufite ubutware ava Nyamagabe hiriya muri Shiri, aje gukora akazi ko mu rugo, yambaye ingutiya, umwate, ataza amavuta ahumura, ataza agaparufe, ukavuga ngo rero ugiye ntukagera muri salo, ujye uguma mu gikoni, ubimere muri korodoro, utazaburiza umutwara apeti. Yego, ibintu uvuze kubera ko ufite amafaranga, ufite amazu, ufite byose, ariko nta butware ufite, uyu mwana uguteke afite ubutware, kuko muri we hari isoko afite itaratobama. Uzi ukuntu bizagenda? Ubwa mbere tubanye, ariko ntabwo ari ubwa nyuma, hanyuma turishimye cyane. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, turasoma ibice 25, hanyuma turasoma umurongo wa 31 n'uwa 32. Turaza gusimbuka dusome n'ubutumwa bwiza bwa Yesu mwanditsi ni Luka, turasoma ibice 10 murongo wa 19. Biriya iravuze ngo Yakobo aramusubiza ati keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati ubuse ko ngiye gupfa ubwo butware bumariye iki? Dusome Luka ibice 10 murongo wa 19. Haravuze ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Amen. Ndifuza ko tuganira kuri ijambo dusomye, turaza gukuramo ibintu bitatu tuganiraho. Bibiliya iravuze ngo dore mbahaye ubutware. Nifuje ko tuganira ku ijambo rivuga ngo kurinda ubutware. Bibiliya iyo ivuze ubutware, Bibiliya ntagatifu yo ivuga ko ari ububasha. Kandi mbibutse neza ko ubutware nta muntu ujya ubasha kuburindisha undi, umuntu wese yirindira ubutware yahawe.
ndakuramo amagambo atatu. Irya mbere turaza kureba mbese ninde muntu wemerewe ubutware. Hanyuma turavuga irya kabiri bango mbese ubutware bumara iki ubufite. Irya gatatu turebe ati mbese ubutware bwabasha kugenda bwajyanwa n'iki. Dukuremo icyifuzo dusenge tubwire Imana ngo duhe imbaraga zo kurinda ubutware. Bibiliya iravuze ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagiza inzoka na skoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, muzarya icyica ntacyo kizabatwara. Reka mbibutse neza ko ubutware mu Bisiraheli ntabwo bwahabwaga umwana w'umuhererezi cyangwa umudamu, bwahabwaga umwana w'imfura. Uyifura ari umuhungu kandi cyitonderwa iyi fura idafite inenge. Se murabyumvishe? Bwahabwaga umwana w'imfura kandi uyu mwana w'imfura ari umwana w'umuhungu udafite inenge. Kuki butahabwaga umudamu cyangwa umukobwa? Nuko abadamu n'abakobwa batabarwaga. Iyo usomye igitabo cy'Abalewi ibice 12 umurongo wa mbere haravuga ngo umugore nasama inda agatwita akabyara agasanga abyaye umukobwa, azamare iminsi 33 ari ku gisasiro adasohoka hanze, nta muntu umusuhuza, ameze nk'urumihango w'abakobwa, yambaye ka gashumi k'umutuku mu mutwe, yasize amanani y'umutuku ku munwa. Cyari ikirango kigaragaza ko umuntu ari mu mihango yahumanye. Hanyuma iravuga ngo none nabyara umukobwa we rero ngo azamara iminsi 33 ari ku gisasiro adasohoka hanze, nta muntu umusuhuza, nta muntu umukoraho kuko yabyaye umukobwa. Iyo minsi 33 nishira amara indi minsi 66 ari mu rugo akora imirimo mu rugo, ngo atajya aho abandi bari, atajya mu iteraniro, kandi ntago ry'iteraniro ryera babajyagamo kuko ntago bababaraga. Iyo Imana avuganaga n'abantu mu ihema ryayo yabwiraga abagabo barimo abagore n'abana n'abakobwa bari hanze y'iki ihema ry'ibonaniro, noneho basohoka mu ihema abagabo bakabwira abadamu icyo Imana ivuze. None ubu nisiko bikimeze, Imana ivugira muri mwebwe n'ikimenyimenyi ivugiye muri mwebwe mu kanya. Hanyuma iyo ni ingingo ya mbere yatumaga batari guhabwa ubutware, nuko batabarwaga. Uzasome kubara 2:7 uzasanga Serefuhadi we yarabyaye abyara abakobwa 5, Mahira, Tirusa, Nowa n'abandi bagenzi be, ngo ariko apfa nta gahungu abyaye. Biriya iravuga ngo Abayuda bari barasinye ko nta mukobwa uzahabwa gakondo, ndetse sina igihugu gusa, n'Imana irangije irabyandika irabaho nta mukobwa uzahabwa gakondo mu Bisiraheli. Serefuhadi apfa nta muhungu abyaye, abyaye abakobwa gusa. Noneho ngo abana b'abakobwa ba Serefuhadi bigira inama bati data nubwo yapfiriye mu byaha, nta muhungu yabyaye, ni iki kikuzina rya data muri gakondo? Nuko atabyaye umuhungu. Icyitonderwa, Yeremiya Salomo yandika imigani 16:3 yaravuze ngo abantu batera inzuzi ariko byose bitegekwa n'Uwiteka Imana. Mbibutse ko ntabwo ari umugabo ubyara, burya habyara Imana. Se murabyumvishe? Si umugabo ubyara, burya habyara Imana. Biriya ivuga iki rero? Iravuga ngo nuko bandika urwandiko bakusanya ibihamya n'ibimenyetso, barazamuka bajya ku ihema ry'ibonaniro, bakora ikosa rikomeye, bahagara ku muryango w'ihema batari babyemerewe, bahamagara Mose ati Mose, hanyuma data yakoreye Imana kabiri apfira mu byaha bye, nigeze agomera Uwiteka, nigeze akugandira, niki gikuza izina rya data muri gakondo? Nuko atabyaye agahungu, dukeneye gakondo yacu. Ngo barazamuka, Mose arangije ngo afata rwa rwandiko ararusoma, abona nta gisubizo abonye, ntiyagisha Eliyezeri, ntiyagisha abanyamategeko mu iteraniro, ntiyabagisha inama. Arazamuka asanga Imana, ajya kugisha Imana inama. Ntararenga ahangaha, mbere yo kugira ngo ugishe abantu inama, banza ugishe inama Imana, kuko umujyanama mwiza ni Uwiteka Imana. Mbibutse ko ugishije umunyantege nke inama akubwira iby'inzira ahagazemo. Iyo ugihije umunyembaraga inama akubwira iby'urugendo kugira gute ari gucamo. Dore ingorane twebwe tugira nuko tugisha abanyantege nke inama, tukagisha abatsindiwe mu rugamba
inama, kuko ntabwo watubwira iby'ubutsinzi ntabyo bazi. Iteka ryose watubwira iby'intege nke zabo. Abo bamwemeye bakamwizera bahawe ubutware bwo kuba abana b'iki? B'Imana. Kondisiyo, abo ntibabyewe n'ubushake bw'umugore cyangwa amaraso, abo ni ababyewe n'iki? N'Imana. Abana b'Imana babyewe n'Imana rero, abo ngabo no bemerewe guhabwa ubutware. Yaravuze umuririmbyi bango twese dufite ubutware, dufite ubushobozi, ariko icyitonderwa si gusa ntabwo ubutware dufite kwa Yesu ari ubwo akajagari cyangwa akavuyo, ngo iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye. Aho rero kwizera amagambo ya Yesu yatubwiye biduhesha ubutware. Ubutware buduhesha buri mu buryo butatu, kamvugamo rimwe. Ubutware buduhesha ni ubutugumisha kuba abana b'iki? B'Imana. Ntibudutandukanye n'Imana, ku buryo umwifato wacu n'uwa Yesu aba ari umwe. Noneho Imana yiturebye dufite ubutware, iturebera mu ishusho y'umwana wayo. Hanyuma Yesu n'umuntu ufite ubutware ibona ko ari bamwe, kwa Data turi umwe. Kamvuga icya kabiri, ubu butware rero hari icyitonderwa. Kugira ngo ubutware buboneke, kugira ngo umuntu abashe kubwakira, abashe kubusingira, busaba iki? Bigenda biti. Kondisiyo ya mbere, Yesu arahamagara, Yesu akongera agatoranya. Umuntu Yesu ahamagaye aravuga ngo yemwe abarushya n'abaremerewe nimuze musange mbaruhure. Uyu muntu urushye kandi aremerewe ntabwo yitahaga ubutware. Icya mbere, iyo umuntu arushye aruhijwe n'iki? Aruhijwe bimurimo. Mbibutse neza yuko mu muntu harimo byinshi. Ntabwo umuntu aho turebesha amaso, burya umuntu ni uw'imbere. Kandi uko angana si uko areshya, uko angana nuko agira gute? Nuko atekereza. Reka mbaho urugero. Nge ndi umwigisha, ntabwo ndi umuvugabutumwa. Reka mbaho urugero. Abaheburayo 5 umurongo wa 4 kugera ku 8 haravuga ngo mbere mwari abigisha, none mwabaye abigishwa. Uzi impamvu? Ngo nuko mukunda indyo y'abana yoroshye. Bishatse kuvuga iki rero? Uko umuntu angana si uko areshya, uko umuntu angana nuko atekereza. Hari igihe umuntu aba ari muguru, mpamvu ntabwo Imana ikorana n'indeshyo zacu, Imana ikorana n'intekerezo zacu. Haleluya. Noneho rero umuntu aruhijwe n'iki? N'ibimurimo. Kuko mwibutse ko mu muntu harimo byinshi. Ugira ngo impamvu umuntu aryama ntasinzire, yariye neza, yaryamye neza, imyenda afite ni myiza, amashuka n'umweru, arushanije nk'umutima, gitanda gishashe neza, inzu ni amakaro, inyama yaziriye rwose n'izokeje n'imbisi yahekenye. Kuki adasinzira? Afite imvi, ari umusaza uteye akabando, Imana yabona ibitekerezo bye ikabona ni nk'iby'umwana uri kuri bibero, uri konka igikoma muri bibero. Igasema ntanyurwe n'aho aryamye, ibimurimo bikamuvana ahari aryamyaho, agahita agenda agatekereza ibyo muri Amerika. Ntabwo asinzira, kuko umuntu aba mu iteraniro ahari, ariko umutima udahari, uri ku myunzani ugenda ukatuza ibiciro, ugaruza amafaranga muri kontwari, uvuga ati ni senkani. Umuntu ari hano ariko umutima wagiye kera, uri mu kazi akora, harimo avuga ati nyaboneka ni munsi ngere ndi gukererwa, kandi ari hano. Isuri iri hano ariko umutima wagiye kera. Uyu muntu rero muri we harimo ibimuremereye ubwe bimuruhije. Iyo imuruhije rero nta wundi muntu wayimukuramo, nta n'umuganga. Muganga ajya baga, akabagwa umuntu, akafata umutwe, akawubarura, akawukuramo gutya, hejuru nk'isorori yapfundikira, agafata ubwonko, akabushyira ku isahane, akabusubizamo, akadoda, umuntu akaba muzima, amaso akayakuramo, akayashyira aha ngaha, akayasubizamo, kugira akamazima, amara nuko. Ariko nta muganga urahagaragara ubasha kubaga umuntu ngo amukuremo ibimugoye. Umuganga ubivanamo nta wundi ni Yesu. Nta wundi ni Yesu. Ntibababeshe ngo ni ibiganza by'abahanuzi, ngo ni ukuvuga indimi nyinshi, ntacyo bamara. Kuko nkwibutse neza ko indimi avuga niho gufata agakombe k'amazi akamena ku muntu uvuye guhinga n'uburimiro. Ntabwo aya mazi akweho ibyondo, ahubwo arabitoheje. Se murabyumvise? Ahubwo arabitoheje. Ntabwo ibiri mu muntu bikurwamo no kubatizwa amazi menshi, bashyiraho amazi ashyushye, ntabwo byavamo. Mbibutse neza ko amazi ntabwo avana hico amazi, ahubwo araritumbika.
dore rero ibiri mu muntu ubikuramo n'umwe gusa ni Yesu. Amen. Iyo aguhamagaye ukemera kuza urushye arakuruhura. Uzi impamvu usanga dusenga buri munsi udasaba gusenga? Ni uko dufite byinshi bitugoye. Utagowe n'ubukode agowe n'urubyaro, utagowe n'urubyaro agowe n'uko nta kazi agira, utagowe nako aruhijwe n'uko ibyo kurya byabibuza. Ati Yesu nubwo nje imbere yawe ifunguro ry'uyu munsi rimpe ejo uzirwariza. Icya kabiri Yesu akora rero, ahangaha iyo amaze guhamagara abarushye n'abaremerewe akabanza akabavana nk'ibagoye, niba aruhije nibwo abaha ubutware. Ntabwo Yesu ahamagara umuntu ngo amuhe ubutware, ntibishoboka. Kandi nkwibutse ko ntabwo bose bahamagarwa bahabwa ubutware. Reka nguhe urugero. Matayo 2:14 haravuga ngo hahamagawe benshi ariko hatoranijwe bakeya. Ntabwo umuntu wese uhamagawe ariko ahita atoranywa. Oya, ntabwo umuntu wese uri mu rusengero ariko ahita agira gute atoranywa, hatoranywa bakeya. Ndimo ninginga Yesu kugira muri umugoroba, birazwi ko yaduhamagaye akabahamagara ariko yongera agaruka agira gute atoranye. Se murabyumvisha? Yongera agira gute? Ntabwo kubyina cyane usanga ko umuntu yatoranijwe. Se murabyumvisha? Ntabwo imbyino zigaragaza ko ariko bisara ko umuntu yatoranijwe. Hoya, ahubwo mwibutse ko imbyino nyinshi zirimo ibice bitatu. Hari ukubyina umuntu akeneye murare, hari ukubyina umuntu akeneye kwishima, n'ubyinira wabyinira umwami abyinira ageze gute amukunze kandi amushaka. Ageze gute? Kuko ni ntore ibyini bwami ntabwo ariko zikunze umwami zibyinira. Oya, zimwe zihabyina zikunze imitsima ziharya, zindi zihabyina zikunze agaciro zihabona, izindi zihabyina zikunze icyubahiro kiri hehe kiri bwami. Arega no kwitwa umurokore biraryoha, ariko icyitonderwa ni ukudakora ikiryo jambo bishatse kugira gute kuvuga. Urugero rwa mbere, utubari twinshi n'utwa murokore. Wabyumvise? Utubari twinshi n'utwa murokore, utubyiniro twinshi n'utwa murokore. Umuntu wese wiba umunzani yitwa murokore. Noneho ako kazina kwitwa murokore kararyoshye, ariko ntabwo igikorwa cy'iryo zina kigira gite gikorwa uko bikwiriye. Aha, ndimo ninginga Yesu muri amaterano ngo yaduhamagaye nibyo, kuko ntabwo waza kwicara ahangaha utarahamagawe. Ariko nubwo twahamagawe Yesu atugirira imbabazi aze adutoranye. Uzi kuri yavuze 35:5 Zaburi yaravuze ngo ahirwa umuntu Imana itoranye ikamwiyegereza. Aha, kwitavuze wihamagaye n'uwitoranije iby'isi nibihavuze, ntabwo ari amazu cyangwa ibitenge. Iby'isi avuze ni ibyaha. Amavuta yamusi amuriho akimara gutoranywa asizwe amavuta, aya mavuta mutandukanya n'isi akamuhuza n'ubwami bw'Imana. N'ibyo avuga byose ni ibyahehe ni iby'ibwami. Impamvu yavuze ngo nye nabambanywe na Kristo nzukanwa nawe. Umbona ntambonemo Pawulo amone Kristo kuko uri muri njyewe. Mu yandi magambo amavuta afite yasizwe ari mu gikari cy'Uwiteka amuhuza n'Imana. N'ibyo avuga n'ibyo ahera, n'ibyo asenga n'ibyo ahera, n'ingendo ye igaragaza neza uyu muntu hageze gute akomoka. Aya mavuta rero abasha kubesha umuntu aho Imana itavuga, abesha umuntu aho ibiri batayisoma, abesha umuntu aho badasirimba, abesha umuntu isengero zifunze nta mupasiteri uhari uvuga ngo ni mugeje umutere haleluya. Amavuta akahamubesha kandi akamugira inama, amavuta akamuyobora. Icyaba cyiza rero ndinginga Yesu muri amateraniro adushyire mu gikari cyadusiga amavuta. Yozefu ari kwa muka Potifari, nta muntu yigeze amubwiriza ati Yozefu aha hantu ntukora icyaha. Nta biriya bamusomeye, nta n'inzozi zaroswe, nta n'uwaririmbye, akimara ari kwa muka Potifari nyirabuja yamuhamagaye nyirabuja ati uno nkubwire. Amubwira ibintu bibiri. Icya mbere, ingingo ya mbere, Yozefu undi ati karame ndagukunda. Ndagukunda. Aya mavuta ari muri Yozefu amuhesha kugira icyo bita amakenga. Ni iki kintu twebwe dukeneye amavuta aduhesha amakenga, aho tugenda, aho twicara, aho dukorera, aho dutuye, aho tuba, tukagira amakenga uburyo bwose
kuko tugenda niho umwanzi atugeragereza. Amuhesha kugira amakenga. Yosefu ati umugore unyita umbwira ko yankunze, ndi umunyagano, ntari uwinaha, ndi umunyakana, ndi w'ikanani, inaha ntari umukozi ukora mu rugo, ndi umuntu bazanye w'umunyagano ukorera ibiryo urya gusa batampemba. Uyu muntu ahunze gute? Amavuta murimo amuhesha kugira iki? Amakenga. Reka mbabaze rero, ni gute umugabo ufite umugore n'abana aza akavuga ngo umva yewe nyirabijumba, mpanange urukundo uri umukobwa, urukundo ukarumuha nta makenga ufite, urukundo umuhaye ni isukari ashyira abana, urukundo azarumaze iki ko uyu muntu afite umudamu n'abana, kutagize amakenga ngo uyu muntu ufite umugore ufite n'abana akaza kunsaba urukundo azarumaze iki? Aya mavuta niyabuze mu barokore no mu bera, ibisimba birahari, ariko arabura amavuta amuhesha kugira amakenga, kuko twariraye. Mbaho urugero, reka mbaho urugero. Umuhungu asezeranira n'umukobwa bagasezerana, bakabyara kabiri, agatwitiye iya gatatu, akajya kumva telefone iturutse hanze muri Canada, ati yewe nyiraruna, undi ati ndagukunda pe, turakoze. Bakajya bacata, byacya kabiri, agafata impeta akayimwoherereza ngo nkohereje gifuti, akayihakuriyeho indege, akajya kuyifata. Iyi mpeta afashe azayambara mu kaye gatoki, uwo basezerana ahangaha ko yamwambitse impeta babireba, iyi ivuye hanze yizambikwa. Ntabwo kwakira Imana ari bibi, ntabwo kwakira gifuti ari bibi, ariko icyitonderwa hakeneye icyo bita amavuta agira gute? Aguhesha amakenga. Ibi nakiriye byo bizamara iki? Yegora, ibi nakiriye byo bizamara iki? Yosefu amavuta murimo amuhesha kugira amakenga. Arabaza ngo mbese amavuta andimo komeje kugira amakenga, uyu muntu nkunze bizarangira bite? Nyirabuja ati yoza sinibyo gusa, turyamane. Yosefu akibitekerezaho, ahangaha nta muhanuzi uraza ngo netushe ntubikore, ntawe uraza ngo narose Yosefu ntubikore, ntawe uraza ngo reka some muri Luka ntukore icyaha Imana izagwe. Nta muntu urahasoma. Amavuta murimo aramubeshaho Imana itari kuvuga, amavuta murimo aramubeshaho batari kuvuga izina, batari gusenga. Aya mavuta murimo aramubeshaho nta muntu umubwiriza, nta ucuranze piano, nta ukomya amashyi, nta pende bavugije. Amavuta aramuhesha, aratuma ahaba. Biriya iravuga ngo nuko amavuta amurimo ahita amugira inama ati Yosefu, ntujinaraze, ntutokeshe, nta demoni ihari, yu ni nyokobuja, hindukira ugenda wirukanke. Urabyumvise? Usiga umwitero mu isoko irahari, ariko rokora agakiza. Ego, siga umwitero hepfo irahari, ejo ikinyanirema uzagura 3, nujya hirya Kimironko uzagura indi mu isoko imwitero irahari, Nyabugogo imwitero irahari, Iremere ihora imanitse imishana na hara kuri gare, ariko agakiza naho kagurwa. Cikana agakiza, imyenda uyisige, uzafata indi mu isoko irahari. Yosefu abikoze, hari ugize gutya. Niki kibimukoresheje? Na amavuta yasizwe n'Imana iza gute? Yamutoranije. Ndinginga Imana muri umugoroba kugira ngo itugirire ibambe, idutoranye. Nimara kudutoranya, iduha amavuta atwemerera gukora umurimo wayo mu izina rya Yesu. Icya kabiri rero, Yesu niwe yaratoranije 70, afata babiri arabatuma, abohereza mu isi, ababuza kujyana amasaha 2, no kujyana amakanzu 2, no kujyana amasakoshi n'inkweto bye. Mwebwe nimugende, urugo muzinjiramo bakabakira, mugasanga ari abanyamahoro, muzavuge ngo amahoro y'Imana agire gute? Agume muri urugo, gasimbuke. Aravuga ngo rero, dore nuko batumye mu isi, ibisarurwa bireze, ariko abasaruze ntabo. Se murabyumvishe? Ndinginga nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi, kuko ibisarurwa bireze. Ni igiki Yesu agushakaho? Yesu agukeneyemo inyungu kuruta iyo wewe ugize gute? Umukeneyemo. Niyo agukeneyemo rero, Yesu aragira ngo ukore imirimo we yagakoze ahibereye,
ubwo ataje akaba agize ngo uyikore uhari weho ubwawe uyikore mu cyimbo cye, aragira ngo uyikore noneho nakure bavuga ati mwana wanjye ibyo ukoze ni byiza. Kandi nkwibutse neza ko utinya umugabo ugukoresha akajya gusinyira ku gipande utareba igipande uko kimeze. Utinya umugabo ugukoresha ntavuge ngo ahangaha urasibye. Utinya umugabo ugukoresha ntavuge ngo ahangaha kora gutya, akakureka ugakora ariko ntumenye niba mukorera guhagaze uruhande ariko kureba. Uzi kuri yavuze Yobu ibice 9, yaravuze ngo negera imbere sinyibone, nakomeza kugenda sinyimenye. Uzi kuri yavuze Yesaya 45:15, yaravuze ngo Mana ya Israheli ni umukiza, ngo ni ukuri pe ni we Mana yihisha. Imana ijya yihisha umuntu agakorera Imana imureba ariko atayibona. agakora Imana imureba imuhanze amaso ariko atayibona. Yego, noneho icyo dushakamo ni inyungu kurenza twebwe tugira gute tumushakamo. Wibutse ko inyungu yese dukeneye mu nuko dukora icyo ashaka akaduhembera mu nyungu z'ibyo twamukoreye. Haleluya. Mu kwirinda twirinze gukora ibyaha, waduhembera mu nyungu zitwa kugira gute kwirinda gukora ibyaha. Gukiranuka dukiranukiraho ibyaha n'amanyanga abiri, Yesu aduhembera mu nyungu bita kugira gute kwirinda gukora ibyaha, aho ibyaha bigize bite biri inyungu aduhemberamo nizo twakoreye. Biriya ivuga iki rero? Iravuga ngo kandi si nibyo gusa, mbatumye mu isi mumeze nk'intama hagati y'amasega aryana. Mbatumye mu isi nk'abana b'intama hagati y'amasega aryana. Nge nagize impungenge nsomera ijambo. Kuki Yesu adatumye intama nkuru zizatsimbana n'amasega agatuma abana b'intama mu masega aryana? Uzi impamvu? Mbibutse ko aho Yesu abohereje gukora umurimo ntago ari mu nyange, ni hagati y'amasega. Byo kuvuga ngo bamvuze ndabiretse, ugiye umuntu avuze nuhura n'isega uziruka gute? Ngurumva ngo narahanuye barancecekesha ngo sinzasubira guhanura. Umuntu aravuze ngo ibyo uvuze aragucecekesha, nawe ubumbye umuntu wacece turi rukansi utaha urusengero utenze y'Imana nuhura n'isega. Ahantu Yesu abohereje gukora umurimo ntabwo ari mu nyange, ni hagati y'amasega aryana. Kandi amasega ntabwo yaje nyuma, yaje mbere y'iki y'abana b'intama. Amasega zikaritsiye zose, azi umujyi wose, azi igisagara cyose kuko yahageze mbere. Uze kujya kuri Google wandika ijambo bita isega, hari ibintu biranga natinye bigera mu 15. Isega ni inyamaswa yo mwishyamba imeze nk'imbwa y'impigi, ni indyanyama. Iyi sega yumva umuntu cyangwa irareha muri metero 35 kujya imbere no kujya iburyo, ibumoso, inyuma ndetse no kujya hasi. Ifite ubushobozi bwo kumva intama iri haruguru hariya. Isega iraye intama ntimenye ko isega yumvisha. Ifite ubushobozi bwo kumva intama iri hepfo, isega ikayumvira aha intama ntimenye ko yumvishwe. Icya kabiri, isega ifite amajwi arenga 40. Muhura n'isega ivuga nk'intama nto imeze nk'agatama kavutse, mugahura ari isega iryana musega. Niki cyabashije intama kuba hagati y'amasega? Icyitonderwa ni uko iyi ntama yagenda iri maso itarangaye, kuko higenda si wayo, ni hagati y'amasega. Iramutse irangaye yakira akaguru mu kanwa k'isega egete gace. Icya kabiri ni uko igenda ifite amacenga, kuko higenda amasega yahaje mbere. Icya gatatu ni ukugirana ubusabane cyangwa ubushuti n'uwayohereje hehe mu isi mu murimo, kuko ahantu ije ni mu masega. Iyo nta busabane ifite n'uwayohereje ihura n'isega, yabona isega yavuga ati isega irandiye, uwayohereje agahita yibumba iminwa, intama ikamara iminsi 3 iruhutse. Niki twebwe dukeneye inaha ni ukugirana ubushuti n'uwatwohereje gukora umurimo. Iyo ari nta bushuti isega ikakwegera ukayibona ati isega irandiye, wiruka nguhamagara, none uhamagaye ntabwo ahita wumva akanwa k'isega, abanza kuba ku rukuta rw'ubusabane hagati yawe nande n'uwakohereje. Isega ni iki ikora? Isega ihitiza, hari yita kwica, iguciraho, ikakurigata,
ikakwinukiriza, ikafata ikakwisiritaho, amoya y'isega n'ay'intama bikivanga, ukaba utamenya intama, ukaba utamenya isega, ukaba utamenya umurokore, utamenya umupagani. Mu nzu y'Imana ni umurokore, ariko hanze ni agapagani rwimbi. Kuko afite umwuka w'intama umubyinisha mu nzu y'Imana, afite umwuka w'isega wo hanze utuma conshobora bagenzi basengana bakora umurimo w'Imana. Niyo mpamvu rero ikiranga uyu mwuka kiwugaragaza mu bagenzi, habamo umwuka wo gusenyana, umwuka wo kurwanyana, umwuka wo kwangana. Uyu mwuka wo gusenyana ntuva ku mpano y'Imana, ni umwuka uva ku masega. Uyu mwuka wo kuryana mu nzu y'Imana ntuva ku Mana, ni umwuka uva hehe? Ku masega hanze. Ahanga amasega araryana kanarye nta. Kandi uyu mwuka w'urwango nta handi uturuka, nuko iyi ntama yisirise ku isega, amoya y'intama n'ayisega bikivanga. Ariko dufite Yesu umutabazi utabara abamwizeye. Aravuga ngo nubwo bimeze bityo bana banjye, ntabwo mbaretse ngo mugende gusa, dore mbahaye ubutware, muzakandagira inzoka n'impomo, muri bati imigunzu y'intare, muzarya icyica ntaho kizabatwara. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Bishatse kuvuga iki? Yesu atanze ubutware, ukabona ko mwisi budahari, mwisi ntibugurwa, mwisi ntaho buragundi, mwisi ntaho butwerera undi. Ubutware ntibwigwa, ubutware ntiburepetwa. Ubutware butangwa na Yesu wenyine gusa, kandi ntabwo abuha bose, abuha abagize gute? Yatoranije, yohereje mu kazi kandi gakomeye. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Yesu atanze ubutware. Impamvu atanze ubutware eshatu. Iya mbere nuko aho abona intama zigiye ni ku isi iri nk'amasega. Ibibagoye ntibiraho bavuye, biraho bagiye. Ubutware abahaye nubwo guhangana naho bagiye, nubwo guhangana n'ibyo ahura nabyo, nibyo guhangana n'ibyo bazanyuramo, nibyo guhangana n'ibyo bazahangana bahura bagahangana nabyo. Reka nkwibutse neza yuko impamvu Yesu atanze ubutware nuko abona ko iyi si kuyibamo bidasaba guseka cyane. Si uguseka, si ugutunga ishinya, si ugutunga inyinya, si amafaranga, si uburanga, si ukugira igihagararo, si ukugira amashuri, si ukugira imiryango ikomeye, ni ukugira ubutware. Haleluya. Nashaka abaresha n'agatoki kagahera, ariko afite ubutware, azaba mu isi kandi azanesha isi. Nashake abari mugufiya, aresha n'iyi mikoro, ariko afite ubutware, uyu muntu azabasha kuba aho isi idashaka kwa, ahangane nayo, abane n'Imana, babana karamata. Aresha n'iyi mikoro, afite ubutware. Afite si ngombwa kwitukuza ngo ushyireho intuza ngo bya bindi basiga bimbuto bya voka na karoti kugira n'ibindi amatafari ahiye kugira umuntu abashe kugira ngo kuba inzobe ngo bamukunde. Oya, nashaka bigikara gisa n'ahangaha, afite ubutware, azaba ahisi idakeneye kwa. Si ngombwa ngo kwiryoshya ngo kwigira gute. Uyu muntu ufite ubutware nashake aba afite amenyo abiri mu kanwa arahagije, abiri arahagije, abiri arahagije. Reka mubwire ijambo rikomeye kandi ijambo rirakomeye. Yesu ashimwe. Kanongere rimwe. Haleluya. Witunga amafaranga, tunga ubutware, kuko ufite ubutware azarya amafaranga yawe. Witunga, umva ni byiza, ibintu byose ukeneye banza ubutware. Noneho ariko nkakabyaramo, ntabwo ikibazo ari ukwiga, nabyo ni byiza, ariko banza ugira ubutware. Reka mbibutse neza yuko umwana ufite ubutware ava Nyamagabe hiyiriya muri Shiri, aje gukora akazi ko mu rugo, yambaye ingutiya, umwate, ataza amavuta ahumura, ataza agaparufe, ukavuga ngo rero ugiye ntukagera muri salo, ujye uguma mu gikoni, ubimere muri korodoro, utazaburiza umutwara apeti. Yego, ibintu uvuze
kubera ko ufite amafaranga, ufite amazu, ufite byose, ariko nta butware ufite, uyu mwana uguteye afite ubutware, kuko muri we hari isoko afite itaratobama. Uzi ukuntu bizagenda? Imana izamusigiraho, umuhemba 10,000 imusige, umubwira ngo nta n'umuntu w'umuyede wakwemera yicecekere, ubutware bumurimo bumurambagiriza umuhungu uva kwiga hanze ufite metirize azamutware, kandi wa wundi wagukoreshaga yari umucuruzi nta tanu ya segonderi afite. Ubutware burashingira, ubutware butanga iby'agaciro. Ntabwo iyo dukeneye bikwiriye, ko dukeneye ubutware. Havesi icya kabiri, ariko se ugira ngo kuba i Kigali udafite ubutware biroroshye? Ugira ngo se ndakavuga ngiye gusenga, hanyuma kuki yasabaho ubutware? Icya kabiri, impamvu aho ubutware ni uko abona ko umurimo uri imbere yabo ukomeye. Kamubwira uyu murimo urakomeye pe, ntiwaririmba nta butware, ntiwasenga nta butware, ntiwabwiriza nta butware, uyu murimo urakomeye, hakeneye ubutware. Icya gatatu, kuki abahaye ubutware ni uko urugendo bafite imbere yabo uru rugendo rukomeye kandi rugoye kandi ruremereye. Urugendo rukomereye nde? Ntirukomereye umuntu wese, urugendo rukomereye umuntu wese uhagurutse kugira ngo agire gute arugendemo. Reka nguhe urugero rero, urugamba ufite ni urwawe, si urwa runaka. Utabona uri kugeragezwa ugire ngo bose bamugeragezo kimwe nawe, ni wowe uri kugeragezwa bitewe n'inzira ugize gute uhagazemo. Reka mbaho urugero, umugabo atera umugore inda, yamara kumutera inda bari ku meza, umugore agatangira akajya gutya ngo agacira. Uwamuteye inda ahita avuga ngo ariko uyu mugore ko gucira bimbangamiye. Uyu mudamu uru rugendo ruramukomereye, naho umugabo nta kibazo afite. Dore umudamu agira gukindikaza gutya, umugabo nta kibazo afite. Iyi nzira ikomereye uyu mudamu wenyine ku giti cye, umugabo nta kibazo agira gute afite. Umwana uri mu nda ati ntuzongere gukora ikosa unjyamishe mu nzu, rara hanze dutembera hanze urugo twota akayaga, papa w'abana ari kwisinzirira. Hari kibazo afite uyu mugabo? Amezi 8 yagera hamanuka ariko akumva ari gukururwa agiye kwikubita hasi, naho papa wayimuteye wateye intambwe nk'uri gupima ikibanza. Hari kibazo umugabo afite? Urugendo rukomerera umuntu uririmo bitewe n'ahantu ari kugira gute ari kugana. Urugamba ufite n'urwawe, wihanga amaso abandi, ni wewe ukomerewe. Iyo amezi 9 ageze amushyira muganga, agira kwa muganga agahita amusigayo, agahita ataha agafata agaca kuri bikonje hepfo ngaha, agafata agafanta cyaka akakica, agahita afata telefone agahamagara ati mukozi wima karame ngere twagiye kwa muganga kubyara. Kwa muganga hari ntihari umugore. Uyu mugabo ngo twagiye kwa muganga, uyu mugore ntahaze fanta, uyu mugore yayinywa, yabasha igikoma kazu yakinywa, wamucurangira piano hanyuma uri mu ndagatuza. Ariko uyu mupapa ukoze kumurya ajya asirima ngo wakabonye mana, ariko ntabwo umugore yabikora. Urugendo ruramukomereye, undi ntabyo azi aho uyu mugore kuntu ameze. Murabyumvije? Mbibutse neza ko umuntu mu rugendo agendamo niwe ugira gute, niwe ukomerejwe, ntabwo bireba bose. Yesu atanze ubutware kuko urugendo rukomerera abarurimo. Amagambo aryoshye ajyashira, amagambo aryoshye ajyashira, ngo ndagukunda usa nakarabo ko muri jaride yarangira. Amagambo aryoshye ajyashira, ngumva nguvuga neza, ngivuze ngo inzoka iracurama, aya magambo ajyashira. Amagambo aryoshye arashira, ngo urumva ngo iyo nkurebye ngo ndi kumeza ngo nisore yose nayirya nkayimira mu nda, ajyashira. Korashira urugendo rukagukomerera. Yesu atanze umutwara kukabona ko imbere gato urugendo iyo gute ukomeye. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo. Reka mabwire ijambo rikomeye, bisaba ubutware. Reka mpanura ubuhanuzi bukomeye, naho ndi muntu uzabuhanura. Icya mbere, umuntu wese uri mu mujyi wa Kigali yakoze ikosa arahatura. Akora ikosa rya kabiri, afite icyangombwa cy'ubutaka bw'i Kigali. Ikosa rya gatatu, avugana n'Imana, bitse igikapu cy'amasezerano y'Imana
nta butware afite. Abyumvije? Umwana uri hirya Nyamagabe muri Shiri uri guhendahenda Imana mu Imana ati mwana wanjye ntabwo uratakaza ibyiringiro, ndumva ugifite ubutware muri wewe, nkujyanye hehe? I Kigali. Azasohoka ufite agira gute? Yinjira. Udafite ubutware asohoka, umutakaje ufite agira gute? Babisikana, umwe yinjira undi agira gute? Undi asohoka. Icyatunga ubutware buhesha umuntu agaciro kaho ari kandi akabana nabyo, akarindanwa n'ibyo agize gute? N'ibyo afite. Aha, icya kabiri, reka mbaho urugero. Icya kabiri, iyo umuntu adafite ubutware iteka ryose aba afite ubwoba. Imana yashatse umuntu muri Isiraheli iramubura. Yabona Sawuli umwami n'umugabo w'ingabo Abuneri n'amajenerali zari yabo n'abamajoro ba Shama n'abakapiteni bose bari hehe? Bari mu mwobo. N'intwaro baraziryamanye, n'ibihamya barabiryamanye, n'amasezerano barayaryamanye hehe? Mu mwobo. Ngo Imana yareba umuntu muri Isiraheli ikamubura. Ngo rero irangije itera umugongo ubwami bwa Sawuli. Ngo ireba mu ishyamba ibona agahungu bita Dawidi kakubita intare. Imana ati wazagira akamaro, udatinya intare ntabwo uzatinya Goliyati. Yakubita idubu, Imana ati ntureba akana ahubwo naho abandi bari hehe? Bari mu myobo, barihishe. Ngo irangije iteza ikibazo izana Dawidi kugira ngo abonane nande? Na Goliyati. Dawidi yica Goliyati. Imana imaze ibonye kamwishe iravuga ngo nguyu umuntu nashakaga, ikura amaso kuri Sawuli ati rata mbonye umuntu. Imana imugabira ubwami. Sawuli ari hehe? Akiri mu myobo ari kwihisha. Iteka ryose umuntu atakaje ubutware arangwa n'ubwo, arangwa n'iki? Babwira akantu karyoshye kankavuge muzangurira n'ingaruka. Ubu inyatsi nyinshi dusengera usanga ariko twayiteye, kuko ushaka kugira ngo ubwire umenye umurokore gukomera kwe, umubwira ati mbonye ipusi, mama mbonye ipusi, arahwera akamera nk'ufashwe n'amashanyarazi ati nsengera ipusi itanyica ndapfa. Mbonye imbebi nsengera imbebi itanyica ndahwera ndapfuye n'utansengera. Noneho uyu muntu ufite ubutware utinya imbeba, iki ni ikigaragaza ko ubutware nta burimo bwagiye, cyokoze hasigaye amasengesho n'ibisirimbo. Murabyumvishe? Noneho rero uyu muntu abona kamba ari Jose kaguye uruhande umuyaga wakazanye kapfuye. Agahita afata telefone ati hari umuhanuzi uri Rusizi. Yewe Marigari ngwino tebuka, barabivuze ko bajya banduga ihuta usengera. Ati hoya ntago nje. Ati hagiba muri mobile money ibaruyeho nde? Ati naya ngaya. Ati sizeho senkana iteguza. Senkana akazimwohereza akamuteka inyama itagira amazi, inshyushyu nta mazi arimo, akaza agafata ka gaserebanya. Icyitonderwa, agafata ka gaserebanya kari mu urwo rugo nta kajyana Rusizi, arakabangatana akagateruza intoki akagashyira mu mufuka y'ibishingwe n'ubundi mu gipangu, akamuha ibindi senkani agataha. Ko atakajyanye Rusizi akagasiga mu uru rugo, yakajyana ubundi byari gutwara iki? Hanyuma ikica umuntu ni ikihe? Ko gisigaye hehe? Mu rugo rwe. Uzi impamvu? Ni ingaruka zo gutakaza ubutware. Babwira akantu karyoshye rero. Umugabo umwe yagiye gusenga mu baporoso asanga basirimba, ariko ajyana inkono y'itabi. Ayigejejemo barabyina nawe arabyina, barabuguza, baraceza narasirimba, barakora bifata gutya babyina gutya batera inyuma nawe akubitamo, afata gutya arazamuka, wakabonye Mana aramanuka acumugara, acitse umugara yikaze hirya, ya nkono irasimbuka mu ikote igwa hasi atibye. Iguye hasi bati dore wa murokora arayitaye inkono y'itabi. Ahita ababwira ati rero mu byo naje kwihana ibi nabyo birimo simbisubizayo. Mu gutumura umwotsi wanjye najyaga ngutumura demoni yose ntingera uruhande. Ibyo naje kwihana ni birimo ntabwo mbisubizayo. Noneho rero bishatse kuvuga iki? Mu byo tugomba kwihana bwa mbere no gutakaza ubutware, tukiringira ibindi bidafite iki? Bidafite umumaro. Ni gute ubutware bwagaruka?
ni gute ubutware bwagaruka? Aha, kamvuga ikintu kimwe. Umugabo yari afite ipusi n'inkoko eshatu, inkokokazi ebyiri n'isake imwe. Arangije inkokokazi iratera, iraturaga, indi iratera. Ipusi izana imico mibi, ihita itangira kurya amagi y'abandi. Imaze kuyarya n'imishwi, ibishoje ry'inkokokazi. Bukeye isanga rusake ati rusa, nariye imishwi njya amagi, inkokokazi naragutinye. Nari kukurya ariko naragutinye, iyo nkurebye mbona ufite umuriro ugendana. Ipusi isake irabandagaye, iraseka irihirika ati rwose wapusi we, uri umunyabwoba, uri umunyarwenya, nawe urakabije. Nge nta muriro mfite, zana akaboko nkwereke. Iritorora akaboko, irakazana akaboko k'ipusi, irakabangatana, igakoza ku ijosi ryande rya rusake. Ipusi yumva nta muriro, isanga ni ikinyama. Iravuga ngo yo, nahombye inyama iryoshye, burya ni ikinyama we, ni ikinyama we, ni ikinyama we. Arega ntago umupagani yakwinjirira utamukinguriye akarembo. Ndimo katubeshya ariko. Arangije ngo nuko ipasake isinzire nijoro, ipusi iraza irabangatana rusake, irayitwara itaka, iyinigira mu rutoki rero yasinge wahera. Iyi sake iziziki, izize kumena ibanga. Niki kintu cyagara ubutware bwatakaye muri wewe? Ni ugusubiza ibangaho ryahoze. Amen. Ni ugusubiza ibangaho ryahoze, nibwo ubutware buzabasha kugira gute kugaruka muri wewe. Ni gute umupagani amenya amasezerano mutasengana? Ni gute umuntu mutabanye mu byo gusenga amenye icyo Imana avuganye nawe? Ni ugusubiza ibanga aho ryayize gute ryahoze. Arega na Samusoni kumena ibanga byatumye akimena ibanga, byatumye anogorwa amaso, bahagara ku isoko y'imbaraga. Samusoni arangije abumusi, akajya baganirira, akajya basera ingano, birangira Samusoni anogwa amaso apfana nabo. Mu munota umwe usigaye, ikindi cyagara ubutware mu gihe cyatambutse, iyo wabaga ucuruza amata, litiro y'amata ni 700, ni 1000 kuko byaziruwe. Mbibutsa neza kuraza kuvuga kugira ngo ubutware bwongere bugaruke, nugusubiza akagozi bita kirazira twe twamaze guca. Cyaraziraga kuko ni cyatukana sirimba, cyaraziraga gukora ibyaha tukaza imbere y'Imana tutabyihanye. None tukibizirura ubutware bwarigendeye. Se murabyumvisha? Cyarazira gusura umuhungu uri umukobwa. Tumaze kubizirura, umukobwa ajya ku muhungu akamara iminsi 7, akaza ngo umukozi Imana ukuri narayeyo, none se ndebera icyo ubona twakoze se ntacyo twakoze pe, cyara nuko twabiziruye. Cyaraziraga umuntu wese yarazaga yakora ku gikombe angwesheje inzoga, akihana nk'ayinyoye. None ahubwo nitwe tuzisengera ngo Imana izeze, nitwe tuzipimira abandi, nitwe tuzicuruza, ubutware ntaho bwajya tudasubijeho kirazira. Se murabyumvisha? Kugira ngo ubutware bugaruke rero, nuko dushyiraho kirazira muri twebwe. Amen. Tukamenya ibizira n'ibitazira, iby'Imana yanga n'iby'Imana. Mwari magambo, nugusubira inyuma tugasubiza kora urugendo rw'ikinyuma nyuma, tukongera tukareba amategeko Imana yahaye abasokuruza bacu, ntituyarenge, tukayazirika kunyiza imitima, akatubera urukuta rufunga ibyo bitakira, ibyo twazirije bikagenda, hanyuma Imana igahabwa icyubahiro. Tubwire Imana ngo duhe ubutware. Dusenge duhagaze. Tubwire Imana ngo Mana, tugutonyeho dukeneye ubutware. Hanyuma rero tuye gusenga mu nzozi ebyiri. Iyerekwa rya mbere nuko tubwire Imana ngo tubabarire Mana, kuko twatakaje ubutware bituma umwanza tuvogera. Umaze kutubabarira, hanyuma utugarura ubutware. Numara kubuduha, uduha imbaraga zirinda ubutware. Reka dusenge iryo sengesho.